bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda turabasuhuje tubaha n'ikaze mu kiganiro cyane n'igihe muhinzi mworozi nk'uko bisanzwe nitwa Turatsinze Bright. Aha mu mbona ntabwo ari ikibuga cy'indege, ntabwo ari harya ahantu hameze gutya hashashe umuntu ashobora kuhabona akavuga ati ese ibi ni ibiki, ariko ubu ni ubwatsi bugaburirwa amatungo by'umwihariko inka. Ubu mu iterambere tugezemo bitewe n'uko abantu barashaka ibibatunga, inyamaswa ariyo matungo dutunze nayo akeneye ibiyitunga. Hanyuma hari na bimwe mu bihingwa bitandukanye byatumye habaho irushanwa nk'ibigori, soya ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye. Abantu turabikeneye kubona kawunga, dukeneye igikoma, dukeneye ndetse no kubirya nk'uko bisanzwe, ariko n'amatungo arabikeneye, ari nayo mpamvu bigera ku isoko bigahenda. Izo mpamvu hari bamwe mu borozi babigize umwuga, bafashe icyemezo cy'uko amatungo yabo bagomba kuyahingira nk'uko natwe duhingira inda zacu. Tuje kuganira nabo kugira ngo batubwire ubwoko bw'ubwatsi bashobora guhinga bugaburirwa amatungo, ndetse banatubwira akamaro bugira, bitandukanye no kuragira inka ku gasozi nk'uko kera byakorwaga. Ikaze mu kiganiro cya none, twige tumenye uburyo bwo korora kijyambere, ariko tunamenye yuko inka nazo n'andi matungo ashobora guhingirwa kandi bigakunda. Tubahaye ikaze. Bwana Kamanzi David, uri umuhinzi uhinga ubwatsi bugamije kugaburira amatungo, ukaba n'umworozi. Tubahaye ikaze mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda. Murakoze cyane. Murakoze. Muriyo? Turiyo. Murarara neza? Neza cyane. Uragumye? Unarimo uramwishyushyu? Kurimo rwose. Musaza ungana gutyo ufata ukumva yaguheza kuko ufashe gute sinava. Ni ukubera inshyushyu. Kubera inshyushyu. Inaha murarusha iki Abanyarwanda muri aka gace kanyu? Ntabwo ari byinshi turusha Abanyarwanda, ntabwo buri muntu ntamenye ibyawe bimengwa n'abandi. Buri muntu yigera ibyo dukora nibi. Aha mu murenge wa Rwimiyaga, yego, mu kagari ka Kirebe, aha ni muri Nyagatare. Nyagatare iyo uyivuze mu gihugu abantu bumva ubworozi, ariko ubu bworozi buri mu gihugu hose. Haba mu karere ka Gicumbi ni hamwe mu hantu hava amata menshi buriya. Nyagatare igakurikira, ariko Nyagatare ikagira umwihariko wo kugira inka nyinshi. Inka nyinshi mu mubare, hanyuma mu mukamo burya Gicumbi irabahiga ikaturusha. Ibanga murarizi rituma babarusha, ariko mpamye ko batazongera kujya baturusha. Ntabwo bazongera. Buriya hari ibanga bagira n'ukororera mu biraro. Ntabwo baragira, nta nka n'imwe iragirwa, bororera mu biraro, bigatuma inka ikora amata nk'uko twabyumvishe mu biganiro byatambutse, batubwiye yuko buri nka uko ikoze kilometero kimwe itakaza litiro y'amata. Kilometero ni cyinshi, igice cy'ikilometero litiro iragenda. Mwe rero mwahisemo kuzihingira kugira ngo zigume mu biraro muzigaburire. Tuje kuganira namwe kugira ngo mutubwire akamaro ko guhinga ubwatsi bugamije kugaburira amatungo. Mwatangiye ryari iyi mirimo yo guhinga ubwatsi? Ubu tumaze umwaka turasatira wa kabiri, ariko aho dutangiriye dufite icyo aho tuvuye naho tubigejeje. Mumaze imyaka ibiri. Uyu ni umwaka niwo turangije, uyu wa kabiri tutangiye. Abantu rero bajya bibaza bati ibitekerezo byavuye he bituma mutekereza guhinga? Kera mwararagiraga inaha bisanzwe, ubu muri mu biraro. Igitekerezo cyo gutangira guhinga ubwatsi bugamije kugaburira amatungo mwagikuye he? Ni ugushaka umusaruro ku nka. Uragiye nk'ijana ukuzikorera imirimo nk'iyo wagakoreye izi kandi ntubone umusaruro. Cya kabiri, za nk'ijana udakoreye icyo ugenewe kuzikorera zirapfa zikaguhombera, ariko izi zacu tugaburira zirisha ahantu hato aho zikorera kandi nawe ukabona umusaruro. Ubu inka zacu ntabwo zishobora kuba umubare w'inka zacu uzo tugaburira, ntabwo tugiye kuziragira rufaye zigenda, ntabwo zarisha ahantu ngo zibe zibyara umukamo. Reka twinjire mu kiganiro kiri buze gutuma umunyarwanda wese amenya yuko akwiye guhinga ubwatsi bw'amatungo. Tuzajya tubwira abadukurikiye hariya kuri televiziyo y'u Rwanda. Muhinga ubuhe bwoko bw'ubwatsi? Duhinga Coloris Diana. Ngiye urayireba. Coloris Diana ubwo niyi? Nibwo ubwatsi bureba rwose. Mu Kinyarwanda bwitwa tumukenye. Tugahinga ibigori byibiriye, urabireba. Urarora ibindi. Tugahinga urubingo. Imbingo ziramoko. amoko y'imbingo urubingo n'ugira ngo urubingo n'urwa rundi rwacu rwa Gihanga oya
dufite Kakamega, dufite Genkaho, dufite Supanapi. Zose izo mbingo niko tuzihinga. Zose niko zifite intungamubiri ku nka. Tugahinga soya. Soya urabizi no ku muntu no ku matungo ni ikiryo kigenewe kujya gikenewe n'abantu. Kena n'abantu n'amatungo burya rero. Imwe turya twebwe bidutunga umubiri wacu neza. Niba iyo bizikoreye birutaho. Muhinga urubingo mu bwoko butandukanye, mugahinga Chloris Diana, mugahinga ibigori nabyo abantu barabikeneye cyane, binafite n'agafaranga, kongeraho na soya nayo mukayihinga, nayo niyo kugaburira amatungo. Muri iki kiganiro turagira ngo tuze kubwira abadukurikiye, tujye tubabwira ubwatsi ku bundi uko buhingwa, imbuto aho iboneka, hanyuma tuze no kubagaragariza akamaro kabwo ku itungo. Ubwatsi ubungubu ubwa Chloris Diana byo byonyine ubungubu nkange wabanje guhinga mpashya imbuto, ubu urabona ko nyifitiye nisarura hano nkahinga ahandi nkongera aho ngiye guhinga. Urubingo urabona hariya hasi, ayo moko yose uko narayakubwiye, ubu ngiye mfite imbuto kuko hari ubwo natemye, hari n'ubwo nsiga kugira ngo nzakureho imbuto. Ibigori bwose biba bibona nawe ni buri gihe nkuko duhinga ibigori, nkakuraho ibyo ndya, ibindi nkabihinga. Wumve ko nta bindi bintu byinshi biruhije bishobora kuvuga uti ibintu biramvuna biragira bityoya, nta bintu bindi. Guhinga ubu bwatsi butiri inyuma buno bwa Chloris Diana, imbuto iboneka ite kwikubitiro kugira ngo mubone imbuto? Bwa mbere na mbere ujya ku ntuza baba Minagri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, nibo babanje gutanga izo mbuto. Ariko ubu kugeza iki gihe n'umuntu aje naho uri nawe wamuha imbuto. Arabo duturanye ubu yambwira ati nk'imbuto nkamuha imbuto akajya guhinga. Babuhinga bate? Ntabwo bate kuko umuntu ashobora kudukurikira mu kiganiro akabaza ati se uraza ukamisha. Utunganya umurima nk'uko utunganya uzatera izindi mbuto. Wamara gutunganya ucamo utuntu tw'uturongo. Urabona ubu bwatsi buri mu murongo, uretse ko bwateranye buri hejuru ariko buri mu murongo, buhinze mu murongo. Urabanza ukarima, urarima ugacoca ugatunganya intabire ukayitunganya nk'uko utunganya intabire guhiteramo ibishyimbo n'ibindi byose, warangiza ugaca imirongo, ugaca uturongo tutyo gato cyane, noneho ugashyira muri wa murongo. Umurama niwo ugenda. Ubwo umurama kadufate ko umurama ubwo n'uyu ubwo nuko wavungura utwo two hejuru tungura utwo two nyine. Yego, hanyuma oya none ukenera ndawuguha hariya mu kwezi, nanjye ndawutwara hariya ndawuguha utu nitwo ufata, none ukamisha muri ya ufata utya wa murama ufata utya hano, uvanga n'ifumbire, ushyiramo n'ifumbire y'amase yumye, ayo shingwe urarize. Niba ari umufuka w'ibiro, umufuka wa Chloris upima ibiro 20 munini, iyi torero cyaba ari ku munzana bari 20 umufuka wuzuye. Wakavuga uti ibiro 20 bigomba gutera igice cya hegitari. None ukavanga n'ifumbire, ukanyangizamo wa murama, ukagicisha muri twa turongo twikiraho, nta kundi ubwatsi bukamera. Tuzakora uzajyamo ukure cyama kandi kantu kamezemo, ubwatsi buzamuke. Ubwo nabwo busaba kubagara n'ubushinguza akajemo. Kandi ubwo nahinze ubu nshobora kubureberera neza n'imyaka 5 n'imyaka 7. Ubwo iyo bumaze kugera nko kuri iki kigero tububonaho, ubu bugeze igihe cyo kugabura. Ubu wakwahira, ndahira rwose, ntabwo uzana inka ngo zijyemo urahira. Ubu ndaza kwahira, mfunge mbike aho nzashakira kujya kugaburira inka, ngende nkureba ubwatsi. Ushobora no kubugabura bwumye, ntago ari ngombwa kubugabura. Si ngombwa, singabira ububisi. Iyo ari igihe cy'ububisi, ubu ni ubwatsi ubika, yaba imyaka 2 yaba imyaka 3 ukabika. Aho inka ushakira ukagenda uziha. Hanyuma iyo umaze gusarura ngo wahiye, babufunze muri bwa buryo babifungamo, ubugejeje aho bugomba kujya kubikwa, murabanza mukabubika. Wowe n'umuntu ariyo wajyana n'ubwaberinze bwumiye, ucisha mu mashini binifu, ugacisha wowe ndagasoya, ukagira icyo bivangiramo. Nyuma yaho burongera bukimeza cyangwa ukawongera utera cyane. Ubu ni inshuro ya 3 ngiye kwahira hano, bukongera bukamera. Buriya uko kwahira, wahira uvuye hano
wajya kugenda imbere iriya bwawe bwarameze ukagaruka ni akamaro kaho ubu bwatsi bufitiye inka uretse kurya igahaga hari icyo bwongera ku mukamo cyane. Ubu ni intungamubiri, bufite intungamubiri cyane cyane uw'icyo ubugaburira bugisaba gutyo buri abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda wababwira iki kuri ubu bwatsi umuntu ushaka korora nyabyo nuko yareba ibiraha nawe akagenda akabikora kandi nta ngufu nyinshi bisaba uretse umwete kumva umutima wawe ushyizemo imbaraga zawe ukavuga uti aho igihombo ndakivuyemo ngiye mu gushaka inyungu. Icyambere ni ukugira umwete. Iyi ni Chloris Gayana ubu imbuto yayo ubu uyikura kuri ubu nkagenda ngatera hano ukayibika igihe cyagera umaze kwahira ukongera ugatera cyane. Oya ntabwo ntera hano ubu hanarateye byararangiye ntabwo uzongera keretse ushaka gutera undi murima keretse nimura uyu murima mvuga ngo uyu murima reka ngureke njye kuwuhingamo ikindi kintu noneho nkimura nkajya guhinga ahandi ubwatsi ubwo nibwo nzajya gutera hano. Ubwo bufite hano buri kubuso bungana iki? Ubu bwatsi ubu ngubu buri kuri hegitari 6. Hegitari 6. Ubundi bwoko bw'ubwatsi mwatubwiye muhinga ni ubuhe? Kuri Chloris ni urubingo. Ikindi hari ibintu bimeze nk'ibishyimbo bita mukuna. Urabizi? Mukuna nayo ni icyatsi kirandira hagati mu rubingo. Ikira n'ibibuto. Mukuna nayo ndayifite hariya hasi hari ureba. Hari mukuna izamukana n'urubingo. Uyivangayo n'urubingo. Yiterana n'urubingo. None ikazamuka mu rubingo. Nabya ibibuto byabyo by'ibishyimbo. Iyo gitemye na cya kibingo kikiri kibisi gifite intungamubiri ikomeye cyane kuruta. Ubwoko bw'urubingo watubwiye muhinga ni Kakamega, ari Genkawo na Supanapi. Izo zose ziri hano izo mbingo. Yego. Ubwo bwo mu buhinze ku buso bungana iki? Nabwo ni hegitari ngira ngo 5. Urubingo ruri kuri hegitari 5, ibigori biri kuri hegitari ngira ngo 5 nabyo na Chloris. Hanyuma nabonye ko muhinga ibigori ku buso bunini. Ibigori tuzi yuko n'abantu babikeneye cyane ku bwinshi. Ariko nanone mu kubigabura hari aho tubona mu migaburire yabwo iyo mugiye gusarura murabanza mugakuraho bya bigori bizavamo akawunga mukabigurisha ibigori by'akawunga mugasigaza bya bitaka cyangwa mu bigaburana n'ibigori bya ibigori ibyo tuzakoramo akawunga biri ku murima wabyo na hegitari zabyo. Ibigori bindi bigamije kugaburira ibyo tubigabura n'ikigori cyabyo. Ntabwo ikigori ntabwo gikuraho ntabwo ugiye ngikura. Ubwo iyo mugiye gushyira muri chopper machine kijyana n'ikigori kijyamo. Urakoze cyane. Kwibanga ry'ubworozi kuba dukurikiye. Hari abantu benshi bamaze kubigira umwuga bahinga ibigori ariko bagakuraho ibigori bakabigira ibyo kuzarya bo ubwabo cyangwa bakagurisha noneho bagasigaza bya biti byasigaye akaba ari byo bashyira mu mashini bakagaburira inka. Kukigabura gutyo nawe ugaburira inka zawe hariho n'ikigori ibifite akamaro cyane n'ibihe binatanga umukamo mwinshi. Ikigori impamvu y'ikigori ubwacyo nicyo gifite intungamubiri. Igiti ni igiti nk'icyo ni igisigazwa. Rero wivuga ngo ugaburiye igiti cy'ikigori ngo ugaburiye inka intungamubiri abani ntayiri. Bishonje ari ukubage wayiha bya bindi ukayitunga gutyo. Ariko biri ngombwa ngo ufite icyo uyishakaho ugomba kugira ute kuyiha cya kigori. Ibyawe burye nawe ukabishyira ukwabyo. Ariko ukagira ute iby'inka bibukwabyo iby'abantu bibukwabyo. Biriya bigori muziha ubwo wabicishije mu mashini mu bigabura bikiri bibisi cyamutegereza ko bibanza kuma. Oya ikigori iyo gifite cyatangiye gushyiraho kirimo amata n'igitiritiri cyacyo n'igiti cyacyo byose bijyana mu mashini. Cya kabiri iyo ushaka gukora sayirigi ni kugikubita kimeze gityo ugashyiramo sayirigi sayirigi si yagucukura umwobo bagatabamo ubwatsi bakabubika. Basi iki nicyo cya kigori rero cya kindi kigifite amata cya kindi kiriho utakuyeho igiti bijyanamo byose na rwa rubingo na cya kigori byose noneho ugatangiza gutwikira. Ibyo ni ingabura uzagaburira za muri cya gihe cy'impeshyi haje izuba ryinshi na oya na sayirigi iraryoha ikanaryoha. Mugahinga na soya nayo muyihinga mugamije kuyihinga iyo ubanza ukiheraho iyi nka yawe uko ukunda inka yawe uko wikunda n'inka yawe. Soya nayo urakaranga wamara gukaranga
cya gihe cy'ubu bwatsi, kuko ubwatsi ubu ngubu bwumye ushyiraho ya soya za ntungamubiri zikiyongera. ubwo no kubanga ubwatsi bwose mwahiye mugiye guha inka munavangamo agasoya gakaranze murabanza mukanakaranga ntabwo muyizi hari mbisi. Oya, ko gafura gasya kagakaranze kakagira impumuro nziza ugashyiramo utabirekeye abana none twishyirire mu gikoma. ushyiraho byinshi abana nabo bakarya nawe ukarya ndetse si ibyago. Gasoya mba numva araka kwegurira soya. Ubu ngubu iyo wahinze soya neza nk'ubu ku mweru ushobora gusarura nka toni zingahe? Biraye bike bya 10. Toni 10 za soya zose ukazigenera inka? Nanjye ndiho nawe uryaho. Ariko ahanini ubureba inka. Yego. Urazikaranga none ukazazivangira ubwatsi. Ndakaranga nkasya yafu none nkanyicisha he kuri bwa bwatsi. Abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, ibi turimo kuganira n'ubuhinzi bugamije inka. Ushaka umukamo buriya ngo ushaka inka ryama nkazo, siko bavuga. Si umugani w'Abanyarwanda? Ni umugani w'Abanyarwanda. Ni ngombwa rero. Yego. Kuki se niba ngiye shaka inka nanjye ngomba gusangira nayo ibyirya nanjye ndyo ukabirya. None tutirengagije iterambere ry'amafaranga, abantu barashaka amafaranga yihuse. Izo soya zirahenze, zifite amafaranga menshi, ibigori birahenze ku isoko bikeneye amafaranga. Ari ugufata bya bindi wahinze iyo soya n'ibigori ukabivangira ubwatsi ukagaburira inka zawe, no gusarura ya soya yawe n'ibigori ugahita utwara ku isoko, inka ukaziha bya bindi twisi bisigazwa. Ni iki gifite inyungu ubonamo inyungu? Icyo nashakaga ku nka rwose nkibonye, ya mata mbona muri ya nka sinyabonye. Niyo ngiye kugurisha inka yanjye mu byibuho ibifite nta gundi muntu ibifite nta wibifite. Giye inyungu zanjye nzibona ku nka yanjye. Niba inka nyikama litiro 20 ku munsi, nkaba nkama inka 10, ubwo wumve ko mfite litiro 200. Litiro 200 zizakuramo cya gihombo witaga igihombo kigori nakigurishije. Niba nkama litiro 200 ku munsi n'urugero nguhaye. N'urugero ntabwo ari zo giye nkama, ubwo iko ibyo nshora hano ni byinshi nayo nkama ni menshi. Jewe ibyo nkubwiye njya kubanza gukuraho icyo kigori ngo nyibiki, nangwa ngo njye kugurisha soya nzihe ibishishwa. Oya, njye nahisemo kugira ngo nderezo nazo zindebe, ndebe inka nazo zindebe. Ubwo icyambere ureba hari umukamo utubu mwinshi urakuramo igihombo kize guhwanyirizamo niyo wari kubifata ukabishyira ku isoko, ariko ukareba n'ubwiza bw'inka. Urakoze. Kandi n'ingiri nyine nkuramo kuyigurisha ibiri fite. Wowe ushobora kubura inka yawe uti inka yanjye ndashaka 2 miliyoni, iyanjye nkayigurishize 3. gusa cya gihombo nahura nacyo ntacyo wahura nacyo kubera inka bisa neza. Mu gihe cy'izuba cyane ku burasirazuba bukunda kugira izuba ryinshi, mu gihe uri umuhinzi w'ubwatsi gutya, mwe hari ikibazo muhura nacyo? Ntaba na rimwe, n'abantu bose barabizi. Habe cyambere nakubwiye biriya bigori ureba sayirege, Corolis ndahunika, nkashyira ahantu ndagabura, izuba rikazaza, niyo wabwira uti nanjye uzazubeho nawe naguha. Uranasagura rwose. Niyo nimujya mvuga ngo gusagurira amasoko, niba yaba ku isoko najyayo. Kuba dukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, turagira ngo tubanze tubashimire ko murimo kudukurikira mu kiganiro nk'iki cyiza kigamije kuganisha ku buhinzi n'ubworozi bufite ireme, ariko nanone bujyanye n'igihe nk'uko ikiganiro tukita. Ndagira ngo mfashe nk'umworozi wabigize umwuga wamaze kubigeraho. Ubu wowe niyo hakwaka izuba rimeze rite, ubuzi neza uti inka yanjye izaguma imeze kwa kundi nyifuza kandi n'ibyo nyikeneyeho mbibone. Niyihe nama wagira aborozi mu Rwanda badukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda? Rwose nta bindi nabagira. Ubibona hano akareba ibingibi akaba afite uwo mwanya, nahinge atera ubwatsi, atera urubingo, ashaka amazi, nta bindi bintu, nta kindi kintu cyongera. Ubusari ibindi nkura handi si ibyacu hano. Amazi ngariya nayakweretse, ubwatsi ngubu, urubingo ngururi, izuba niyo nakubwiye ngo niyo ryahera mu kwezi kwa mbere rikazageza mu kwezi kwa 10. Ubu ufite ubwatsi wizeye ko inka zawe zimeze neza. Yego.
ushaka twigira imbere nkwereke n'ahandi nkwereke ubu umuntu wakenera kugura nabwo wamugurisha ubwatsi ku bwatsi ntabwo ari ngombwa keretse wenda wabaye cyane yanjye ku munsi ngombwa si njye sincuruza ubwatsi oya ni ubwawe bwite ni ubwanjye ni hazanjye ni ubwanjye ndagira ngo ngushimire cyane nawe ko twabanye muri iki kiganiro cyiza ariko turabasaba mujye mwigisha n'abandi nibaze ntibajya mu kwiga nibaze bimwereke baze bumwereke dore aho urubingo rutera dore aho ubwatsi buterwa nabikenera baza ukabigisha bagahaha nabo ubumenyi cyane. inshuti bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda mwabyumvise nk'uko twese dukeneye kubaho neza n'amatungo yacu akeneye kubaho neza. Niba ufite inka zirebe nazo ngo zizakureba niko babivuze, nuzireba nazo zizakureba, nuziha ibyo zishaka nazo zizaguha ibyo uzishakamo. Nakundi uko niko korora bigezweho muri iki gihe. Turabashimiye mu kiganiro cyiza Jyana n'igihe muhinzi mworozi. Nitwa Turatsinze Bright, mukomeze gukurikira televiziyo y'u Rwanda. Hanyuma nongere mbabwire ngo muragahorana amata ku ruhimbi, tugire inka nziza zikomeze kuba umuco wacu, ariko nanone tuzihe ibyo zishaka nazo zizajya ziduha ibyo dukeneye. Mwakoze cyane kubana natwe, mukomeze kudukurikira.